ikaze nanone bakunzi bacu ba Isaro Life TV, twongeye kubaha ikaze. Uyu munsi twabateguriye ji ikoze muri utu tuntu, bamwe batwita imihuhu, abandi gaperi n'andi mazina yandi bitewe n'aho umuntu aba aherereye. Izi gaperi rero nazo nazibonye ndavuga nti ntabwo nabyihererana. Izi nazo tugomba kuzinywa tukazinywa abantu bafite ibibazo runaka bakagira ubuzima bwiza. Izi gaperi rero ahanini zikora kuri guti. Murabizi kwa kuntu umuntu abyimba nkana mu rugingo bigira n'ububabare cyane kuri bamwe baba bafite icyo kibazo. Izi gaperi iyo uzikoresha bigabanya ububabare, ndetse buri uramutse uzikoresha cyane, buri ikintu cyose ni discipline. Uramutse ubikoresha cyane hafi ya buri munsi, ushobora kubona n'icyo kibazo cyagiye korohereza abaganga bitewe n'uburyo wabikoresheje. Iyi gaperi rero ikora no ku mpyiko, twatubuye tuba mu mpyiko tubasha kugenda tugabanuka bitewe n'intungamubiri ziri muri utu tubuto twitwa gaperi. Uri kutubona tuba tumeze neza, ni utubuto tw'ingirakamaro cyane. Utu tubuto rero abantu ntabwo akenshi bakunda kutwitaho. Hari umuntu ubona karanimejeje akarandura akajugunya agira ngo ni icyatsi kitagira akamaro, ariko ni urubuto rwiza cyane, rufite akamaro rero kenshi cyane. Rujyana na vitamine C. Vitamine C iri muri uru rubuto nayo ituma uruhu rusa neza. Ukoresha utu tuntu rwose ni ukuvuga ngo uruhu rwawe rugomba kuba ruhora rusa neza, nta kibazo ufitanye n'uruhu rwawe. Kandi ikindi cyiza cyatwo, zisohora imyanda mu mubiri. Wakoresheje izi mbuto ugakoresha ji yazo, ni ukuvuga ngo icyitwa n'uburozi cyose kiri mu mubiri wawe kibasha gusohoka ukagubwa neza. Ikindi cy'umwihariko kuri izi mbuto za gaperi, ni ukuvuga ngo ku bantu bagira umuvuduko w'amaraso bakoresha iyi gaperi nayo irabafasha cyane. Ni ukuvuga ngo ifite ibintu byinshi cyane mu buzima bwacu iyi gaperi ikemura. Ikindi iyi ji yacu ikora ku bantu bafite za diyabete, ituma nyine iringaniza insuline ku rugero rumeze neza. Ni ukuvuga ngo ku bantu badafite impyiko zikora neza cyane cyane, iyi gaperi rwose ni igisubizo. Ikindi, izi gaperi ku bantu bageze nko mu zabukuru, kwa kundi umuntu aba atangiye kutareba neza, amaso mbega atangiye nko gusaza, birabafasha. Ni ukuvuga ngo rero uramutse uzikoresha cyane, nubwo waba utarajya uhura n'ibyo bibazo, zirinda amaso kuba yasaza imburagihe cyangwa se ku buryo bwihuse, kuko umuntu aba ajya mu zabukuru. Ni ukuvuga ngo uzikoresha amaso yawe yongera gusubirana ubuzima, akabasha kureba neza, ntugire ibibazo by'amaso. Ubu rero tugiye kubategurira iyi ji kugira ngo umuntu nawe ushobora kubasha kuba yabyikorera ajya abigerageza. Bifite akamaro cyane, ni imbuto zidahenze ziboneka ku masoko ku buryo bitagoye kuba umuntu yazibona. Hanyuma turifashisha n'umwembe, turaza gushyiramo n'umwembe, murawubona. Turaza gushyiramo umwembe kugira ngo ji yacu ize kuba yujuje ubuziranenge. Iyi nayo irongeramo, nayo ifite amavitamine ya C. Umwembe ni ukuvuga ngo muri make iyo ibi byombi bifatanyije, ni ukuvuga ngo biba ari ikinyobwa cyiza cyane.
hanyuma tugiye gufata izi mbuto zacu tuzishyire muri blender tubashe kubona umutobe wacu. Duhate n'umwembe wacu, duhate umwembe wacu nawo tuwushyiremo kugira ngo ji yacu ibashe kurushaho kumera neza. Duhate ushyire muri ako gasorori hanyuma ubere. hanyuma umwembe wacu tugiye gukata buto buto, twongere muri ya gaperi yacu kugira ngo ji ibashe kumera neza. Ndi kubibona turi gukata duto duto, niturangiza umwembe wacu nawo tuwushyire muri blender. Utazasa neza rwose ntazagire ngo sinamweretse ukuntu bigenda. Kuvuga ngo umubiri wacu nawo tugomba kuwufata neza kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Hanyuma abakunzi bacu tubishyize muri blender, tugiye kongeramo amazi. Ji yacu tugiye gushyiramo amazi angana na mililitiro 700 z'amazi kugira ngo tubashe kuyisya neza. Hanyuma tugiye gusya ji yacu tubone wa mutobe turi gushaka. Tukawusya neza ukanoga. Murabibona ji yacu rwose turi kwisya inoze neza. Ji yacu murabibona ko inoze neza, hanyuma ugashyira mu kirahure, nk'uku. Akarahure kamwe kaba gahagije. Muri kuyibona ni ji imeze neza cyane, irasa neza. Iyi ji ku bantu rero bagomba kuyikoresha bafite cya kibazo cya gute, ikibazo cy'impyiko, utubuye mu mpyiko, ikibazo cy'imisatsi ipfuka, inzara zidakomeye. Muri make iyi ji ni igisubizo. Muri kubibona iyi ji rwose ni igisubizo. Murabibona ji ni igisubizo kuri ibyo bibazo byose twavuze haruguru. Umwijima ugafongisiyona neza, muri kubibona, ugakora neza. Iyi ji ubasha kuyikora mu buryo bwa buri gihe. Iyi ji rwose ku bantu bafite nk'ikibazo cya gute rwose uhita umenya yuko ushobora no kugabanuka. Ni ukuvuga ngo ibintu byacu birizewe. Mwabibonye ukuntu tubikora, nawe ubasha ubona bigushimishije ni ugukora like, subscribe, share na comment. Mwamwifuza ko hari ibindi twabagezaho mukatubwira muri comment tukabasha kubibakorera.
murakoze naho ubutaha.